Uwiteka Mwami Imana ikomeye ikiranuka, turagushimiye ko ugize neza, turagushimiye ko uduhaye iki cyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha, utwongera umunsi mu minsi yacu yo kurama. Hari abatarabonye uyu munsi bari bawutegereje, ariko Mana ushimwe ko uwuduhaye. Ni utwezi dutunganye tuboneze, kugira ngo iri jambo tugiye kuganira rigire umumaro mu bugingo bwacu, kandi nsengeye buri muntu wese ugiye kwakira iri jambo, kugira ngo umwuka wera w'Imana abe mu ruhande rwe. Byose tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Pastor Mbanzabigwi Theoneste, ngira ngo dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, mu gice cya 22 duhereye ku murongo wa 11. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, mu gice cyawo cya 22 umurongo wa 11. Umwami yinjiye kureba abasangwa, abona umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Aramaze ati, mugenzi wanjye, ni iki cyatumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Maze umwami abwira abagaragu bati, nimumubohe amaguru n'amaboko, umujugunye mu mwijima hanze, niho bazarira bagahekenyera amenyo. Kuko abatowe ari benshi, ariko abatoranijwe ni bake. Uwiteka Imana ashimwe. Abatowe ni benshi, ariko abatoranijwe ni bake. Dusomye aya magambo, ni umugani w'ubukwe bw'umwana w'umwami. Bibiliya iduha ingero cyangwa imwe mu migani Yesu Kristo yagiye aca kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa neza iby'ubwami bw'Imana. Agereranya umugani w'ubukwe bw'umwana w'umwami, ubwo abantu bari bararikiwe gutaha ubukwe, ariko ntibabuzamo, banga kuza. Biba ngombwa ko Yesu atuma abigishwa be, cyangwa uyu mwami atuma abandi bantu mu birorero no mu midugudu n'insisiro, ngo bajye kurarika no kurarira abantu bose baze aho ubukwe bwari buteganirijwe. Basobanura bamwe ko aba bantu bari bararitswe bwa mbere kuza mu bukwe bagereranywa n'Abisirayeli cyangwa ubwoko bwari ubw'Imana butahise bwumvira imiburo cyangwa agakiza k'Imana, bituma Imana ihindukira abanyamahanga. None Imana iratuma ngo bagende bahamagara abanyamahanga, natwe twese agakiza katugeraho. Ariko ijambo nashatse kuvugamo cyane ni uko bahamagaye abantu b'ingeri zitandukanye, binjira mu cyumba cyagombaga kuberamo ubukwe. Umwami ngo asohotse abona umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Ndashaka gutinda gato kutambara umwenda w'ubukwe, kuko urabizi iyo umuntu ataha ubukwe kenshi akora iyo bwabaga, agafura umwenda we, byaba ngombwa akawutera ipasi cyangwa akawanika hanze, umuyaga ukawukubita ukarambuka, kugira ngo byibura azabone uko aseruka mu bukwe. Ariko ngo umutware cyangwa uyu mwami yinjiye mu nzu y'ibirori, abona umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Aramubwira ati, mugenzi wanjye, ni iki cyakuzanye hano? Byagenze gute ko nta mwambaro w'ubukwe? Ntabwo nshaka gutinda kugira ngo aya magambo tuyahuze n'ibyo numva ashaka kuvuga. Natwe Kristo ashaka ko twirimbisha, kandi kwirimbisha nta kundi, dukeneye kwirimbisha dukoresheje imyambaro yo gukiranuka y'abera, cyangwa imirimo myiza yo gukiranuka. Buryo uko turushaho gukiranuka twirinda icyaha n'igisa nacyo, niko turushaho kwirimbishiriza gutaha ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Ariko umwami ngo asanga nta mwenda w'ubukwe yambaye. Aramubwira ati, mugenzi wanjye, ni iki cyakuzanye hano utambaye umwenda w'ubukwe? Imana idufashe. Ndi kugira ngo ngewe nawe uri kumvira ijambo ry'Imana, ndashaka ko nawe uharanira kwambara umwenda w'ubukwe. Umwenda w'ubukwe ni imirimo myiza yo gukiranuka. Muri ibi yavuze ngo mu rwambariro rw'abera imyambarire irabyigana. Mu rwambariro rw'abera abakristo bari guharanira gukiranuka, kwirinda icyaha, gukora imirimo myiza ituma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uwiteka Imana adufashe, kandi Imana yacu turengere, kandi Imana ituneshereze. Ndakwifuriza kuba umukristo ariko uri kwirimbisha, uri kwambara imyambaro y'umugeni, witegura gutaha ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Nyambona mu isi abantu bakora iyo bwabaga kugira ngo batahe ubukwe, bagaragare neza mu bukwe, ariko ugasanga abantu twirengagije ko hari ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana tuzataha, kandi dukeneye kuzabujyamo twirimbishije. Ndakwifuriza rero kwirimbisha, we kwanduzwa n'ibyaha, we kwanduzwa n'isi, we kwanduzwa n'uyu mubiri udushuka, ahubwo dukora uko dushoboye, twambara imyambaro ikwiriye umugeni wa Kristo. Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo, nyemera muri uyu mwanya tweze dutunganye, aho twagiye twiyanduza, ntitwambara imyambaro ikwiriye umugeni wa Kristo, ahubwo twejesha amaraso ya Kristo. Utwuhagiza amaraso yawe y'igiciro,
uhereye umunsi wa none nutugirire neza kandi utwambike imyambaro ariyo mirimo yo gukiranuka, ubidushoboze kugira ngo tuzabashe gutaha ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana kandi tuzabutahe tudakozwe n'isoni. Urakoze, turagushimiye, ni mu izina rya Yesu, amen.